ni bombi kubera yuko ari abigisha twebwe. Icyambere gikomeye mu bigisha ba none, ntabwo tukigenda mu birenge by'abatubanjirije. Uti kuki? Icyambere, ubu Yesu twatangiye kumushyiraho question mark, kumushyiraho ikibazo. Ugatangira kuvuga ngo ariko ngo mujye mugerageza muvuge Imana ngo kuruta uko muvuga Yesu, kuko Yesu gwadutandukanya n'abandi. Ahubwo ubu nicyo kibazo gikomeye dufite. Abantu barimo barazana ubutumwa bukuramo Yesu. Aho ni hamwe. Iyo nekemenisme ikuramo Yesu. Ibyo mvuga je mbifite gihamya. Sinjya mvuga ibintu by'amagambo gusa. Nigeze kujya kwigisha ahantu barambwira ati cyakora ugerageze ukoresha Imana ntukoreshe Yesu. Ndababwira nti mumbabarire, ntabwo giye ndibuze kuko sinshobora kuvuga Imana nkuyemo Yesu, kuko ntabwo nawe nyigisha ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza twigisha bwubakiye kuri Yesu. Icyo ni kimwe. Ahandi Yesu turamuvuga, ariko tukamuvuga nkuko twigisha imibare. Ntabwo duhamagarira abantu kwakira Yesu no kumwumvira. Turamuvuga muri rusange, ariko uzumva hari abantu bakigisha nka ba Paulo ngo babwire batumva uyu Yesu mugomba kumwakira ngo bashyiremo imbaraga babitindeho. Sigaye dufite inyigisho ziryoshye zifata amagambo kuko twarize cyane tukayasatura, ugafata agashoka ijambo karyasa ugakuramo umwasi umwe, ugakuramo n'uwundi nawe ukongera ukawasa, ukabwira abantu ukuntu aya magambo avugwa mu Giheburayo no mu Kigiriki no mu Kilatini. Mbese tukaba informative, tukabaha abantu information. So ingingo ya mbere ya Yesu rwose yo ushatse, ntabwo Yesu akiri umwami. Pastor umwe twigeze kujya mu nama imwe, harimo abayobozi ba leta, n'itorero ryari rifite ibintu by'intambara n'amakimbirane. Aravuga ati jewe sinshobora kurekura paruwase yanjye ni umugabo umwe muri abo ngabo nyine aravuga ati paruwase yawe wapfiriye se, waviriye amaraso, wasigaye ari amatorero yacu, torero ryanjye. Nta burya muzabyitegereze neza, nyamara ibyo mbabwire mushobora kuba wenda mutabisesengura cyane, ariko Yesu ntabwo agifite imbaraga nk'izo turamuvuga, kuko ntabwo afite imbaraga muri twebwe nk'izo yari afite muri abo batubanjirije. Rero noneho tujye kubyo kuzura umwuka. Kuzura umwuka bisigare nk'agakino, ni game abantu bakora. Umuntu araza akazunguza ikota, abantu bakikubita hasi. Umwuka wera asigaye ari ikinamico. Asanga aho ngaho niho abantu bose birunze ngo bagiye ngo kuzura umwuka, ngo bajunguje ikote twikubita hasi. Mwikubise hasi hanyuma bigenda biti. Hari utuntu twinshi hari utuntu twinshi twapfuyemo hano, kandi iyo byapfiriye hano no hepfo aho birahapfira, kuko buri mwigisha asa n'umwigishwa we. Na Yesu yaravuze ngo birahagije yuko umwigishwa amera nk'umwigisha. Abantu benshi basigaye bagira amatsiko gusa yo kuza kwirebera ibintu by'ikinamico. Abantu ntibihannye ibyaha. Muri kino gihe utangiye kwigisha inyigisho zo kwihana ibyaha, abantu bamwe barakubwira ati nukomeza kuri abantu bazashira mu rusengero. Uzabitege amatwi uzabyumva. Kubera iki? Kubera ko kwihana ibyaha bibangamira abantu bamwe na bamwe, kandi bafite umumaro entre guillemets. Ugasanga abantu baratinya kubwira abantu ko bagomba kwihana. Igishoro gikomeye Yesu yashyizemo amaraso ye, ni igishoro kiremereye. Uriya yari afitemo inyungu yuko twuzura umwuka kugira ngo cya gishoro cye gupfa ubusa. Ahubwo nimugira umwete, mugira inyota, mugira inzara, twuzura umwuka, dukore imirimo y'Imana mu mbaraga nke. Naho ubundi kuzura umwuka byo biroroshye. Ntubyumva se? Byoroshye nko kwegereza ukambwira ngo Mwami Yesu, ko mfite inzara n'inyota, wanyujuje umwuka nkagukorera. Uzasenge gutyo bigira umuco, uzatangira kubona bikoreka. Ari ufite ikindi kibazo ngo kashi zitagabanuka. Nyamara burya hari ikintu abantu batazi. Paulo yaranditse aravuga ngo aba bantu batizera Imana ngo no mu mirimo myiza bagira umumaro muke. Ibyo rwose igihe ndi umugabo kubihamya. Abantu badakijijwe burya bagira umumaro muke. Rero usanga dufite byinshi byapfuye. Ni revival tuvuga burya byinshi ushobora kuba ariho byahombeye. Reka twumve abantu bari hanze. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ngo yariye ngo ibiro 5 ngo bya kaucu kugira ngo yandikiwe muri Guinness Book of Record. Ibiro 5 bya kaucu ni garama zingahe nziriye jewe napfa. Ibyo biro 5 ubwo igifu cye cyasigaye kimeze gite?
ahubwo murabitekerezo uriye nka kamambiri kugira ngo wuzuze ibiro 5 bya kamambiri gira ngo wabariye hafi nk'agakamyoneti. Ikamyoneti wenda Rwanda bikabirije ariko cyonyine na kamambiri imwe bayiguhaye ngo uyirye. Kaza uyu muntu yaryaga kamambiri ngo bimumarire iki? Aho ngo amenyekane ngo yinjire mu bariye ngo kawucu nyinshi. Ntabwo ari byo turimo kwiga. Hari ibintu ugomba kuzuza kugira ngo ugire ubuzima bwiza mu mubiri, hari n'ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ugire ubugingo bwiza mu mwuka. Amen. Nibyo turimo kureba. Uyu munsi rero turareba ububyutse mu isezerano rishya. Kuko tumaze iminsi tureba ibimenyetso, tureba inkingi z'ububyutse. Uyu munsi turareba ububyutse mu isezerano rishya. Buriya isezerano rishya rifite ukuntu rishimishije cyane. Iyo ugiye mu nzandiko za ba Paulo n'inyuma ntabwo batubwira uko itorero ryari rimeze, ahubwo baduha amabwiriza n'icyerekezo cy'uko bigomba kugenda. Iyo ugiye mu butumwa bwiza ubwa Matayo, ubwa Mariko, ubwa Luka, ubwa Yohana, batwereka Yesu agenda. Ikintu cya mbere kibatangaza ku kintu kijyanye n'ububyutse mu isezerano rishya, nubwo Yesu yagendanaga n'abantu benshi, nta bubyutse bwari buhari. Kiriya kivunge cy'abantu bagendanaga na Yesu ntabwo cyari ububyutse. Niyo mpamvu mugomba gutandukanya umubare munini w'abantu baje mu giterane cyangwa baza mu rusengero ukabitandukanya n'ububyutse. Muranyumva neza? Mujye mutandukanya umubare munini w'abantu n'ububyutse. Iyo abantu baje mu rusengero bakaza ari benshi, abantu baragwira ngo hano hari ububyutse, navuga ngo ya banza witegereze urebe niba ari ububyutse buhari cyangwa ari ikivunge cy'abantu. Kuki mu gihe cya Yesu tuvuga ko hari abantu benshi ariko hatari ububyutse? Reba ikibikwereka. Umunsi bafashe Yesu abantu bose barasandaye, ntibanamuhagararaho. Nta n'uwari witeguye gupfana nawe, yewe na Petero wari wararahiye yanze gupfana nawe, kandi nta wendaga kumwica. Ikimenyimenye ko nuko nta wari kumwica nuko Yohana we yarakomeje ajyana nawe kandi ntacyo bamutwaye. Ariko Petero yabonye bimeze bityo, aramubwira ati oya, ibyo gupfana nawe byo reka tubyihorere. Abandi bigishwa bari bahari 12, umwe niwe wamugambaniye, abandi basigaye 9 baramutereranye, ko bibiri tubwira ngo they abandoned him, baramutereranye. Umwe wari wigize intwari cyane yaramwihakanye, hasigara umwe wenyine ahagaze munsi y'umusaraba. So bikubwira ngo kiriya gihe rwose uvuze ngo Yesu yari afite ububyutse, nakubwira ntoya, buriya bwo rwose banze no kumupfira. Ariko muzarebe nyuma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ba bandi bose bari bakoze bameze batyo barahindukiye. Yakobo mwene Zebedayo, umuvandimwe Yohana, nawe muri ba bandi bamutereranye yari arimo, ariko yaramupfiriye. Petero wa wundi wamwihakanye akavuga ati simuzi, yabwirije ubutumwa 3,000 birakizwa. Barangije barabafata barabafunga, arahagarara ababwira tumva, niyo mwatwica ntidushobora kureka kuvuga ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye. Barabafata barabafunga, ngo bavuyeyo muze kureba igice cya nuko kirangira. Barabafata barafunga, bavuyeyo baraza baravuga ngo Mana badufashe, ngo basohotse muri gereza kandi babakubise, ngo banezezwa nuko bakubitiwe izina rya Yesu. So, iyo revival yaje abantu bakunda Yesu ku buryo bashobora no kumupfira. Iyo revival yaje abantu bakorera Imana n'ibyabo bakabisangira. Ntabwo muzitegereze, tuzanabireba mu cyumweru gitaha muri revival. Urabona nk'iki kibanza turiho hano i Remera, umupastori witwa Daniel Gashego yaturutse iriya za Gahini, araza ajya hariya za Bumbogo, abonye umuhanda bawucishije hano za Kanombe, aravuga ati munshakira ikibanza hariya aho za Remera, hegitare 5 umuturage yarazitanze. Hegitare 5 arazirikura, arazitanga for free. Iyo abantu bagize ububyutse baba generous mu murimo w'Imana. Ariko iyo nta bubyutse buhari, ushobora kubona urusengero nkuru rwuzuye abantu, kabwira ati turashaka gupava runo rusengero n'urugero,
tuzakenera wenda reka mvuge miliyoni 30 ngo dushyiremo epoxy. Abantu bagatangira baragwa se ubundi iriya sima yari itwaye iki? Kandi indi minsi bagakora ngo ariko ngo isima ngo irimo iratumuka, ngo iyo uvuze yuko ugiye kuyihindura bahita baguna akaboko, ariko waba utayihinduye bakakwibutsa yuko itumuka. Kubera iki? Ntabwo wari revived. Iyo abantu babaye revived hari ibimenyetso byinshi, ariko ibyo tuzabireba, tuzabishyiramo ubutaha. So twavuga ngo mu isezerano rishya ububyutse bugaragara cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uyu munsi turiga duhereye ku gice cya 19, reka mbanze mpasome kuko ninkomeza kwigisha gutya ndabigisha nabi. Igice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa, impamvu ari cyo nkunda guhitamo iyo mvuga ku isezerano rishya. Buriya iyo ufashe igice cya 4, igice cya 2 nako n'icya 4 harimo ibimenyetso bidashidikanywa by'ububyutse, ariko nkunda igice cya 19. Kubera iki? Kubera ko nicyo twe dushobora kwibonamo kurusha igice cya 4. Kubera iki? Mu gice cya 4, igice cya 2, cya 3, icya 4 tubona ububyutse bwabereye i Yerusalemu. Hariya Yerusalemu ni ahantu Yesu bari bamumenyereye, bari baramubonye. Ariko hano mu gice cya 19 hari mu bagira iki ibya Yesu rwose ntabyo bari bazi. Njya numva abantu bavuga ngo abantu ngo iyo uvuze Yesu ngo ntibamenye uwari we, nkabwo n'ubundi bivuze iki? Ngo muri kino gihe ngo uvuga Yesu ngo abantu ngo ntibamenye Yesu ngo ninde? Ako nakamenyero ko abantu nyine bamenyereye Yesu. Mu gihe Paulo ageze muri Efeso, abagira iki ntibari banazi na Yesu wari we. Yari isitari igeze yumva uwo muntu witwa Yesu. Muribuka ageze no muri Atenayi yarababwiye, baramutumiye muri Areopago mu gice cya 17. Areopago burya ntabwo ari ahantu, ntabwo ari stade. Areopago rwari urwego nka RGB, rwari urwego rushinzwe kugenzura imyizerere n'imyigishirize mu bagiriki muri Atenayi. Noneho Paulo atangiye kuvuga ibya Yesu, bamutumira mu Areopago, bamwe ati mubwire uriya munyamagambo azadusobanurira izo nyigisho nshya twumva arimo gukwirakwiza mu mujyi. Araza bahagarara imbere arabasobanurira, ageze ku bya Yesu baravuga ngo ibyo bindi urimo kuvuga ngo ibindi twabyumvaga, ariko ibyo bindi uzanyemo ngo tuzakumva ubundi. Ariko bamwe muri Areopago bahita bamukurikira. Hano rero mu gice cya 19 aho reka muhasome, turava ku murongo wa mbere tugeze ku 20. Baravuga ngo Apolo ari i Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Abigishwa bande? Ba Apolo. Arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Nta n'ibyo rwose iryo jambo uvuze ntirishya muri twe. Arababaza ati mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati ni umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Urumva batangiriye abantu 12, ariko ihanganeho gatoya wumve. Revival. Yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amanga, ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ava muri bo arobanura abigishwa, iminsi yose agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Agumya kugira atyo amara imyaka 2. Nuko abatuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, abayuda n'abagiriki. Revival. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu wo Paulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa,
umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati ariko Yesu ndamuzi na Paulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni wo abasimbukira bombi arababasha, arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru mu revival. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo bavuga n'ibyo bakoze, kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda rwose, babaza ibiciro byabyo, babona yuko bigeze mu bice by'ifeza inzovu 5. Uko niko ijambo ry'umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Haleluya. Inkunda n'agace gakurikira inyuma kuko ariko ntabwo turi bugasome, kuko muri Efeso ijambo ry'Imana ryagize imbaraga nyinshi kugeza aho ngaho ngo habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Ngo umuntu witwaga Demetiriyo umucuzi w'ifeza yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Rutemi, akungukira abacuzi be byinshi, abateraniza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga, murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine ahubwo no muri Aziya hafi ya yose. Paulo wo yoheje abantu benshi akabahindura ati imana zarimwe n'abantu si imana nyakuri. Nukuretse ko umwuka wacu wajya mu kaga ugahinyurwa n'urusengero rw'Imana kazi ikomeye ya Rutemi naro rwahinyurwa, kandi iyabo muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Koresha imyigaragambyo mu izina rya Yesu. Aravuga ati uyu mugabo Paulo kuva aho yagereye inahanga ubucuruzi bwacu bwarahombye, dora Rutemi ntikibona abaguzi, abantu bajyaga baduha kashi zo kugura ibigirwamana none barabijugunye. Muze duhagurukira uriya mugabo agiye kuduteza igihombo. Iki kintu ndagikunda cyane. Revival yageze umusaruro cyane muri uyu mujyi. Reka rero turebe bimwe mu bintu twabona mu isezerano rishya, kuko nureba ubundi witegereje neza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, washaka yagihindurira inyito akacyita igitabo cy'ububyutse. Kuko kuva ku munsi wa Pentecote, murabyibuka mu gice cya 2, Petero yarigishije buzuye umwuka abantu 120. Petero arigisha hakizwa abantu 3,000. Iyo ni revival. Abantu 3,000 kandi bihaniye, kuko ntabwo yabatugatuze. Yewe unarebye n'ubutumwa yabwirije ubundi nta n'ibyaha byabo yari yavuze. Yaravuze ati gusa wa Yesu mwafashe mukamwica mukamumanika, ubu yarazutse ni muzima, ngo bacumitwa mu mitima. Aravuga ati bagabo bende data dukora iki? Arabwira ati mwihane mwakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami, mubatizwe mu izina rye, namwe muzahabwa impano y'umwuka wera n'ibindi singiye gusubira mu magambo yigishije. Abantu 3,000 barakizwa barabatizwa. Haleluya. Iyo wigiye inyuma ukajya mu gice cya 3 kugeza ku gice cya 5, Petero na Yohana bagiye gusenga basanga umuntu umuga yari imbere y'urusengero. Icyo ni ikintu kiri simple cyoroheje, ariko Petero aramureba aramwitegereza aramubwira ati dutumbire, ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa, haguruka ugende. Ngo abandi bantu 2,000 babonye icyo gitangaza biyongera ku mubare wabigishwa, nabo barakizwa. Abatambyi bakuru babyumvise baraza barabafata barabafunga baranabakubita, ariko wa Petero barabwira ati uko byagenda kose twe ntidushobora kureka kuvuga iri zina, kuko ntidushobora kumvira abantu ngo tureke kumvira Imana. Ariko ikintu kijya kinezeza nimusoma mu gice cya 5 umurongo wa 28, ikintu aba batambyi bakuru babaregaga baravuze ngo dore Yerusalemu yose mwayujujemo ibyo mwigisha. Bivuga ngo umujyi wose wabaye saturated, wuzuyemo inyigisho zivuga Yesu. Haleluya. Yewe wari kuma kubaho muri iki gihe cyaba Petero na ba Paulo na ba Yohana, wenda nanjye bakankubita inga, ariko nkaba narabayeho muri kiriya gihe. Ko muri gino gihe twebwe turi comfortable,
ntawe udukubita, ntawe udufunga, ntabwo harwo nyanumva abantu bavuga ngo muri bino bihe ngo gukorera Imana biraruhije. Nkawe guze biruhije hehe? Uzasome mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo inshuro 3 bankubise inga byari biboko bifite udutwe tw'utwuma, bagukubitaga inga, utwo twuma tukinjira mu mubiri bashikuza tukazamukana n'inyama. Twese hari wari wakubitwa inga. Inshuro 5 abayuda bankubise inkoni 39. Uzi kukuryamisha muri public bakakurebera inkoni nziza nk'ukubita inzoka 39 kugira ngo warasigaraga se. Paulo akavuga ati inshuro imwe banteye amabuye sigara ameze nk'uwapfuye. Ati arondora ibyago byose yanyuze mu kintu cyabona kubira ngo gukurikira Yesu ngo biragoye, ngo abantu baraguseka. Kuguseka hari uricwa nuko bamusetse. Abandi babakubitaga inkoni bakabafunga, bakabakubita inka, bakabaha intare zikabarya. None twe dusigaye tugenda twidegembya ngo ubuzima burakomeye, ahubwo baratworohereje. Ariko murebe ukuntu bakoraga. Giye nkunda iyo bigeze mu gice cya 6 baratubwira ngo ubutumwa bwarakwiriye, ngo n'abatambyi bamwe na bamwe batangira guhindura idini, bigira muri bariya bigishwa ba Petero. Haleluya. Revival yuzura umujyi. Uyu mujyi wuzuyemo amatorero ariko wuzuyemo n'ubupagani. Hari umuntu wari wumva mu byo baturega byinshi abanyamadini, hari wari wumva baturega ko twahinduye umujyi. Hari ibyo bari baturegara ngo bone bavuga ngo dore icyo tubahora, ngo uyu mujyi wose mwarawuhinduye, ngo abantu bose basigaye bavuga Yesu. Reka da, baturega ko tuba twakoze amanyanga, baturega ko tuba twarwanye hagati yacu, baturega ibyaha. Ubundi urebye ibyo baturega ntawagombye kubiturega. Ni nayo proof ko nta bubyutse dufite. Nta na hamwe uzabona ba Petero babarega ibi cyangwa biriya nk'ibyo baturega. Babaregaga ko bujuje Yerusalemu inyigisho zabo. Babaregaga ko bakoze igitangaza umuntu wari umugaye agahaguruka. Barimo barahagurutsa abantu bamugaye. Idini yacu y'abayuda igiye kugawa. Buriya hari idini yaturega yuko twakoze ibitangaza abantu bakagenda. Iki rero kirakubwira ngo hari ibintu dukwiriye gusengera kugira ngo tubone bikoreka. Ni irihe banga ririya torero ryari rifite? Ibintu bigera kuri 5 shaka kubabwira tuzasanga mu itorero rya mbere, kandi tuzasanga n'ahandi hose habaye ububyutse nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Buriya ni murebe ibyo twamaze iminsi twiga nka biriya byo muri Ezekiyeli buriya yari inyigisho yatwerekaga ibishobora gukoreka kugira ngo ububyutse bubaho, kuko ntabwo bwari bwabaye. Ariko ibidusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa byo ni amateka. Ezekiyeli 37 ntabwo ari amateka, ni inyigisho. Ariko ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, igice cya 3, igice cya 4, icya 6, cya 19 ni amateka yanditse. Ni ibintu byabayeho kubera ko abantu hari ibintu bari bakoze. Amen. Ni kirero cyaranze itorero rya kiriya gihe cyatumye rigira imbaraga. Cya mbere nimubona ikintu cya mbere kigaruka muri izi nyigisho, bashyiraga Yesu hejuru. Ba Petero ntabwo bigeze bavuga ngo muzaze murebe Petero. Petero batangiye kumukomera amashyi aravuga ati ariko bagabo bene data, ibi bintu ntabwo byakozwe mu izina ryacu, ni izina rya wa wundi uwo mwabambye. Muribuka ba Paulo na Barinaba bageze Lusitira, hanyuma bahagurutsa umuntu bakoze igitangaza, babazanira imfizi bagiye kubatambira ibitambaro, batereka twebwe turi abantu nk'amwe. Ikintu kibabaza nuko icyakurikiyeho bamuteye amabuye Paulo, ariko bari babwirije ubutumwa igitangaza kirakoreka mu izina rya Yesu. Bashyiraga Yesu hejuru, bakanirinda kwiyamamaza, bakarinda kwipompa, bakarinda kwitugatuga, bakarinda kwigaragaza. Ariko twebwe muri no minsi uzarebe n'umuntu Imana ihaye impano akamenya kubwiriza, ataranazura n'inyoni, aratangira nyine akigira munini cyane, akitugatuga. Uzi yuko nagiye muri Amerika, noneho rero abantu barambwira ahantu ninagira bambwira ati uzi ko
bari nasanze nyine rwose bateguye bigoye banshyira muri hoteli imwe ndabona gundi umwigoreye umwangize muri iyi hoteli kandi impamvu nayo bari barimo kwa apologizinga ngo banshyize muyicishije make ngo iciriritse ndababwira nti niyi kuri jewe ni nini kuko hoteli zino ndazizi iyi ngiyi mwashoboraga kubona indi hoteli kandi ifite isa neza imeze neza mukishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga mwishyuye hano ubu ngiye kuzamara iminsi 10 n'ingahe ndanga murimo kwishyura amafaranga ngo batari kurumva bati abakozi b'Imana babiri abandi umutwaro abantu bakikokora bakagushyira muri hoteli ihenze none umwe tuza kuganira nyine muri abo ngabo twagenda arambwe yaterega buri wowe ati watangiye kuducanga hari abandi bakozi b'Imana baza akakubwira hoteli agomba kuraramo n'imodoka izamutwara uko igomba kuba imeze iyo gabura ati kandi muzategura imodoka nka V8 yo nzajya ngendamo muzanshyire muri hoteli ya 4 étoiles hariho ndetse n'umwe wabasabaga yuko ngo hagomba kuza n'abamutwaza ibitabo iki gihe cyaba Petero bo banezezwaga no kuvuga Yesu niyo bamukubita ariko akavuga tumva mu nkubita ariko ndababwira Yesu muzarebe Paulo inshuro zose bamujyanye mu manza nkunda ahantu yari arimo kuburana imbere ya Agripa icyari urubanza gihindura ivuga butumwa Agripa ageze avuga ati ariko Paulo wibagiwe icyakuzanye hano ubuzeho gatoya warunyemeje kuba umukristo aravuga ati ubundi wagizemo tigiye nta kindi ndimo gukora ndashaka ngo Yesu amenyekane kimwe rero mu bintu bizana revival mu buzima bw'umuntu ku giti cye no mu buzima bw'itorero no gushyira Yesu hejuru ko muri Yohana mu gice cya 12 yavuze ngo ninererezwa nishyirwa hejuru nzireherezaho abantu bose revival itangira iyo abantu bagarutse kuri Yesu iyo abantu bongeye gutumbira Yesu iyo abantu bongeye kuvuga Yesu iyo abantu bongeye gukoreshwa na Yesu iyo abantu bongeye kuzura Yesu kuko Bibiliya bivuga neza ngo ufite uwo mwana abafite ubugingo utamufite nta bugingo afite tuvuge Yesu nubona okaziyo yose ubwira abantu Yesu Paulo yabonaga okaziyo yose Paulo yabonaga yavugaga Yesu giye nkunda ukuntu bamujyanye mu rubanza ababwira Yesu icya kabiri tubona duhereye hano muri iki gice cya 19 unarebe nano muri kino gice cya 19 ikintu cya mbere Paulo yababajije yaratangiye ababwira ibya Yesu aravuga ati mwabatijwe mubatizo ki bati numubatizo wa Yohana ati aturiya wari umubatizo wo kwihana ibyaha ati Yohana yaje yigisha kwihana ibyaha ngo ategurire inzira uzaza nyuma we ari we Yesu ngo asubira inyuma ababwira abantu ngo abigisha babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu amaze kubarambika ibiganza buzura umwuka ariko yasubiye inyuma abigisha ibya Yesu ubu namwe nshatse nababwira ariko buri muntu wese abanze yigenzure areba aho ahagaze na Yesu kuko niba Yesu atari mu buzima bwawe niba Yesu adafite imbaraga za mbere mu buzima bwawe nawe ubwawe uretse no kuvuga revival ntabwo uri revived ntabwo uri muzima kuko muri Yesu niho tubonera ubugingo kumvira Yesu niho tubonera imbaraga icya kabiri Paulo ikintu cya mbere yabanje kubakorera ngo bamaze kubyumva batyo Paulo amaze kubarambika ibiganza umwuka wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura abantu bari nka 12 aho muzabonera itorero ryo mu isezerano rishya ikintu gikurikira ryari itorero risenga buzuye umwuka barimo gusenga mu gice cya kabiri nubwo babafashe bakabafunga barasohotse bajya hamwe barongera barasenga barongera buzura umwuka ubwo ba Paulo na Sira bari muri gereza bageze barabwira Sira atari ngo Sira tera indirimbo turirimbe dusenge duhimbaza umwami wacu buzura umwuka gereza yuzura umwuka so ubona iteka ryose hari ikintu kigaruka bakoraga ari ibintu bitatu byajyanaga kimwe cyajyanaga n'ikindi kimwe muri byo byari itorero risenga
uzabare inshuro basenga iri torero risanga aho barivugaho hose kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 28 baba barimo gusenga, barimo gusenga. Buriya ni nko mu buzima bwa Yesu, nusoma ukareba muri Luka, cyane cyane buriya Luka niwe wanditse ubuzima bw'amasengesho bwa Yesu. Ibintu bya Yesu byose yabikoze amaze gusenga. Oya reka mpere inyuma, atangira umurimo yabanje kujya mu butayu arasenga, abatizwa. Baratubwira ngo igihe yari arimo gusenga umwuka yamujeho, umwuka mujyana mu butayu asenga iminsi 40, agaruka afite imbaraga. Arara ijoro asenga, atoranya abigishwa 12. Arara ijoro asenga, abona kujya ku musaraba. Abigishwa bamurona asenga bati twigishe gusenga. Ibintu byose ubona ibintu bya Yesu byose byakorwaga mu gusenga. Aba bigishwa rero bari baramwigiyeho, ibintu byabo byose byari biminjiriyeho amasengesho. Ryari itorero risenga. Ariko muzitegereze muri kino gihe, niba hari ikintu gifite ibibazo n'amasengesho. Twagize ibyago, corona irazitwicira ritime, ariko ubundi gihe nene naravuze ngo hano nitumara kubaka urusengero tugatunganya icyumba cy'amasengesho, tuzashyiraho igicaniro kiri permanent gihoraho, tujye tugisimburanaho. None munganira n'abantu bamwe n'abaraga pastor, ibyo bintu ugiye kuzana abantu bazagira ngo turabanebwe. Nkavuga ninde uzagira ngo murabanebwe? None se iyo mfashe konje nkajya gusenga, kuki abantu bakwibwira ko ndi umunebwe? Umuntu mwafata konje akajya ku Kivu, ngiye mfashe konje nkajya mu cyumba nkasenga, ikibazo cyawe kiri hehe? Hari ikibazo mukibona mwebwe? Ibintu byose bigakorwa basenze. Iri torero ryari rifite ibintu bitatu bihuza, triangle rwose, triangle yo kuzura umwuka no gusenga no kuzura ijambo ry'Imana. Iyo myuzura itatu niki no rufunguzo rwa revival. Uzarebe iri torero ryarasengaga pe, kandi iri torero rigashimikira kuzura umwuka. Muzasome mu gice cya 8 ngo bamaze kumva ko Basamariya Filipo yababwirije bagakizwa, icyo bakurikijeho ngo bohereje Petero na Yohana ngo bajye kubanza barebe yuko buzuye umwuka. Ngo baragenda bagezeyo basanga bataruzura umwuka, ngo barabasengera babarambikaho ibiganza buzura umwuka. Nawe uzabona na wa mukonikoni waje akavuga ati aba bagabo ko bateye ubwoba, barambika abantu b'ibiganza bakuzura umwuka. Ati nanjye mumpeho ndabaha kashi. Petero aramubwira ati twari feza zawe, ndakubona uri mu birura n'ibindi byose. Ati pfana ifeza zawe, impano y'Imana ntigurishwa. Ariko ikigaragara nuko aho bajyaga hose barabanzaga bakamenya niba abo bantu buzuye umwuka, bakamenya Yesu, bakabitorero risenga, bakabitorero ryuzuye umwuka. Icya gatatu bakabitorero rishishikarira ijambo ry'Imana. Kuko na hano nureba kuva ku murongo wa 8 baratubwira ngo yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga, ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma ngo bamwe binangiye umutima, ngo ava muri barobanura bigishwa iminsi yose agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano, agumya kugira atyo amara imyaka 2. Ngo nuko abatuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Ijambo ry'Imana, revival iteka ryose zana n'ijambo ry'Imana. Abantu bakagira inzara y'ijambo ry'Imana, abantu bakagira inyota y'ijambo ry'Imana. Uzi yuko iyo urebye abakecuru n'abasaza bo muri iriya revival yatangiriye Gahini, usanga bazi ijambo ry'Imana, bararikunda. Hari umusaza umwe nakunze, si ngombwa ko ngenda mvuga amazina, ariko nawe yambwiye yuko yakijwe muri icyo gihe cya za revival. Yararwaye, noneho ubundi yabaga i Buganda, ariko abahungu be bamuzanino. Noneho njya kumusura, ngezeyo ikintu cya mbere yambwiye, arambwira ati jewe nti ati hema ryarashaje. Muza amagambo Paulo akoresha mu Bakorinto ba 2 ibice 4 avuga ko uyu mubiri wacu ni nk'ihema, ngo ariko dukumbuye inyubako ihoraho iyo umwami wacu yatwubakiye. Arambwira ati najyaga mbisoma simbyumve neza, atari ko none ihema ryarizinze. Ati barandoze byanga gufata. Ati barambwira ngo umubiri wanjye warashaje ntushobora gufata indodo. Ati ndababwira ngo apfu, ngo iryo ni ihema ryashaje.
nuko arambwira ati rero mubwira ati fata Bibiliya unsomere, fata Bibiliya unsomere tuganire nibura, ati sinzi ibihe nsigaje, ati ariko ati dusome ijambo, ati tuganire, ati by'uburwayi bwanjye byihorere nabikubwiye, ati ni ihema ryizinze. Umusaza naramukunze. Aba basaza ba kera bakundaga ijambo ry'Imana pe. Herutse kujya gusura Mpyisi, turicara twamaranye amasaha 2, ntaje aramwe atumva agiye ati mu minsi nagize myiza n'uyu urimo, ati kumara amasaha 2 nta kindi tuvuga uretse iri jambo, tuvuga Yesu. Kwari igiye ugasanga abantu bawugiye mu bintu byinshi ariko ukabona nta Yesu urimo, nta jambo. Uzarebe bari abasaza mu gihe cyari vayo baricaraga bakavuga Yesu, bakicara bakaganira ijambo, ugasanga kandi bararize. Data bwo yitabye Imana, ariko mu bintu yakundaga yigeze kugira ikibazo cy'amaso, none bamugurira za Bibiliya zimwe zisomye wumva muri kasetofone, ariko haza kujya kwivuza iriya hamwe Kabgayi babaga amaso. Bamaze kumubaga ikintu cya mbere yasabye, munshakira indirimbo na Bibiliya nini, ati kuko biriya byo kuyumva ntabwo biryoha nk'iyo uyisomera. Ariko twebwe muri kino gihe ngo nta mwanya umuntu abona ngo kubona icyo igihe cyo gusoma WhatsApp. Abantu mwicaye mu hano mwese mutabona umwanya wo gusoma Bibiliya, mubona wo gusoma WhatsApp, mubona wo kujya kuri Instagram no kuri Facebook no kuri bya bindi byose mujyaho. Ndabeshya? Ntabwo tuzagira revival abantu batagarutse mu ijambo. Simbabwiye ngo mujye muri soma mu buryo bw'igitabo, nimushaka mujye muri soma muri telefone, ariko muri some. Kuko nimureba hano ubona kimwe muri keys mu mfunguzo za revival harimo gutura muri iri jambo. Namwe muririmba muhimba n'indirimbo. Iyo revival yaje abantu bahimba indirimbo bakuye muri iri jambo, kuko rirabaryohera rikavamo inspiration ikavamo indirimbo. Nawe iyo wabaye revived wicara muri iri jambo warisoma wabwiriza abantu bakumvura rifite. Kandi iyo wigishijwe n'umuntu uri revived nawe wumva hari ikintu kirimo kukuzamo. Iri jambo kuzura umwuka, kuzura ijambo, gusenga ubudatuza, uvuga Yesu, ibintu bine. Ikivamo cya gatanu kijyana n'ububyutse, aho uzabona ububyutse bwabaye hose ku isi na hano baratubwira ngo abantu, kubera ko Paulo yari yuzuye umwuka ariko we yararengeje. Mu gitondo nari ndimo kugenda nsenga mbwira Imana, ariko Mana hari ibintu dukumbuye kandi rwose nyumvi. Ngiye nambwira Yesu, nkaberego Yesu twaragutengushye. Ba Paulo buzuraga umwuka, umva ngewe uyu mwuka ba Paulo buzuraga waranyobeye. Uratekereza, reka mbasomere mwumve ngo Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Iki kintu Imana igikoze najya ntanga amashati, nkajya nyambara, narangiza nkavuga nti ngiye mushake umuntu urwaye muyimushyira yitwarire, nkatanga amakado y'amashati. Ariko uratekereza kubona ngo baragendaga bakamukozaho mushwari, ngo bamukozagaho ibitambaro n'imyenda, babikoza ku barwayi amadayimoni akabavamo n'indwara zigakira. Ariko Imana rwose mu gitondo nari muri dialogue na Yesu, ariko ntabwo yanshubije. Ntegereje igisubizo cye nyine, none nashatse namwandikira nkamubwira nti gitegereje igisubizo cyanyu cyiza, mbaye mbashimiye. Ariko uzi kubona Paulo yari umuntu nkatwe, yuzura umwuka, bamukozaho ibitambaro babikoza ku barwayi bagakira. Twe ntitwifuze ko ibintu nk'ibyo bibaho. Jewe ndimo ndaganira n'Imana muri no minsi nkavuga, ariko umwuka wera ko Yesu yatubwiye yuko nuza ari we uzatwigisha byose. Wanyigishije ibanga ry'aba bagabo nanjye nkarigenderamo kose, kandi ashaka kubatera uwo mwete ngo mureke tubisengere, kuko uri Imana izabikora.
wanyigishije ibanga ry'aba bagabo nanjye nkarigenderamo, kuko hari igihe twari igihe tunezezwa nuko ngo ariko ngo ugiye ngo muranzi ngo ndi umuvugabutumwa ngo njya ngenda nkajya ni Burayi ngo nkajya muri Amerika, hanyuma se wajyayo? Abandi ba Paulo baragendaga, umva ikintu cyakurikiyeho ngo barasenze ikirere cyo muri Efeso cyose gihindura isura. Haleluya. Ngo noneho ngo na mayibobo zaho ngo zikajya zirukana amadayimoni mu izina rya Yesu. Ibyo uhora byumva, kuko niko batwandikiye hano, baratubwira ngo inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zivuga izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Amadayimoni yari yaracanganyikiwe neza, siko hari abantu basenga amadayimoni agacanganyikirwa, naho hano mwebwe ariko buriya rero ibyumba by'amasengesho abantu baricara bakajya mu byumba by'amasengesho bakirirwa bakubita abantu ngo hano ngo haje abarangi, ngo mubwire abarangi bari hano basohoke. Hari abandi bari abantu muhura iki koko? Nubona umuntu arimo kwirukana abarangi mu cyumba ujye umenya ko nta mwuka uhari. Ubundi umwuka hari, ahubwo urabona hano abakonikoni nibo bibwirije, bazana ibitabo by'ubukonikoni, baraza barapfukama barihana baranabitwika. Ntabwo Paulo yigeze ahangayikishwa n'abakonikoni jamais. Naho twebwe twirirwa tubahiga, ahubwo tubashakisha naho batagaragaye ngo nabumvise hano ngo I smell their presence, ngo numvise bahumura hano. Hari abantu bazi guhumurirwa n'abakonikoni. Aba Paulo ntiyabatagaho umwanya ko aravuga ati ahubwo nimubabwire n'ibitabo biratwika uyu munsi. Kandi muzitegereze koko hari igihe revival, ne kuvuga revival, hari igihe umwuka manuka. Ndibuka rwose tugitangira kubwiriza twajyaga dusenga tukajya mu biterane, ukabwiriza ukabona umuntu araje n'ibikondo ati nari mfite imigi hano mu mweko none ndazizanye ngo muzitwike. Ntabyo nkibona, imigi niba zaracitse, ariko zirahari ahubwo abantu nta mwuka ukimanuka. Sinzi uko byagenze, ngira ngo twaramuziti. Abakonikoni baribwirije, kandi mwumva ikintu cyatumye abo bakonikoni bibwiriza, ndi hafi kurangiza. Ngo umuntu warimo dayimoni yafashe zanzerereza arazwarusha ibintu murimo kuvuga ko numva bidafite ubuhamya, murimo muravuga nimunsubiriremo. Ngo muvuze ngo iki? Ngo mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Ati jewe Yesu ndamuzi. Tekereza kuba dayimoni arusha abantu kumenya Yesu. Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, mwebwe biti mu buhamya. Ngo babubuze, ngo wa muntu urimo dayimoni arabakubita bagenda bambaye ubusa. Umva ukuntu ikirere cyari cyarahindutse. Ngo ibyo bimenyekana mu Bayuda n'abagira iki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Kumva abantu bagenda bakavuga zanzererezi zajyaga zirukana Yesu, zirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Atuzi ko umudayimoni yabakubise kubera ko bavugaga Yesu batazi, ngo abantu bose bagira ubwoba barushaho gukizwa. Mu yandi magambo, n'uyu muntu bakubise kubera yuko yavugaga Yesu atazi, byatumye abantu bamenya Yesu. Ngo nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, babitwikira imbere ya rubanda rwose, babaza ibiciro byabyo, babona bigeze ku bice by'ifeza inzove eshanu. Reka byari na byinshi. Yesu bamuguze ibice by'ifeza 30. Ibitabo batwitse hano byari 50,000. Byari byinshi. Uko niko ijambo ry'umwami ryagwiriye cyane, rikomeza kuganza. Revival, abantu iteka ryose revival ijyana n'abantu bihana, bakanihana n'ibyo by'ubukonikoni. Ahantu hose habaye revival, yewe muzanasome n'ibitabo bya revival iriya yabereye Gahini. Ibintu by'ubupfumu n'ibindi kwihana rwose impigi zaratwitswe ku bwinshi. Kuki umwuka yaje bene ibintu birahinduka. Rero niyo mpamvu mbabwira ngiye numva muri kino gihe hari igihe njya mu byumba by'amasengesho nkabona bari mu makinamico. Aho rwose mwebwe uricara mu cyumba cy'amasengesho wuzuye umwuka, ugatinya umwuka w'abarangi. Cyane ntabwo washobora kunkanga. Niyo yazana ni nazanya bingi n'ibindi bitega n'ibindi byose n'amahembe n'ibindi byose bijyana nabyo. Iyo umwuka yamanutse
amahembe ntakora, iyo umwuka yamanutse nyabingi ntivuga, iyo umwuka yamanutse abarangi baraceceka. Murebe hano abakoraga iby'ubukonikoni bose muri Efeso bazanye ibitabo biratwikwa. Hanyuma mbwirwa muvuga ngo murirukana ngo abarangi mwabaretse, ni mumanura umwuka murebe ngo ibyo byose birarangira. Jewe rwose ahubwo mureke dushyira imbaraga, aho gushyira imbaraga mu kwirukana abarangi nimushyira imbaraga mu kumanura umwuka. Rero ngo hari abantu b'abahanga bo kubareha ngo ayisinifu ngo ndamureshye ngo namubonye ngo barahari ngo banaje, mwagiye mubabwira bakaza. Nk'ubu rwose byari kunezeza iyo baza bakiyumvira ijambo ry'Imana bakamenya ko bene wabo bigeze gukubitirwa muri Efeso ibitabo byabo bigatwikwa. Aho umuntu ujyaho ngaho utinye ngo hari abantu ngo bafite ngo ibiki ngo hari n'abaza kuroga ibiseke. Mujye munsetsa gusa nzajya nisekera. Ukabona umuntu yateye ubwoba ngo yaje kuroga ibiseke. Ubundi ibiseke ntabwo bitwenteresa. Ikere kumbwiye ko yaje kuroga imifuka y'abakristo naho kuroga ibiseke ntabiroge. Ibiseke byicaye hariya bamaze no gukuramo amaturo. Muri abanyarwenya gusa so reka dusoze ikintu cyavuyemo. Umurongo wa 20 batubwira ngo ijambo ry'Imana ryaragwiriye n'abakizwa bariyongera. Iki nicyo twagombye kwifuza kandi Imana izabikora. Nidushyiramo imbaraga tukuzuza ibyangombwa Imana izabikora no kubisoza izabisoza. Reka rero nemerere waba afite ikibazo kimwe cyangwa bibiri tugane ku musozo w'iteraniro ryacu, ariko mureke twese twifuza ubu bubyutse. Amen. Ijambo ni iryanyu. Hano hari mikrofone, waba afite ikibazo uturebere n'abari mu yakure niba harabohereje ikibazo, hanyuma tubisubize, hanyuma dusenge. Oye ntabwo ari uko babigenza, baza hano. Ubu ufite ikibazo aza hano imbere nkamuha mikrofone akakibaza kugira ngo n'abari kure bamukurikire. Katubwira nuko witwa. Murakoze, nitwa Muragijimana Loni. Naje guteranira hano ndi umushyitsi ariko nagize ikibazo. Waruvuye? Sengera mu itorero Methodiste Libre. Yego, cyabaga naye. Ntuye mu majyepfo. Ihuye. Rumwe mu basazwe bakurikirana online. Yego. Hanyuma ikibazo mfite kirajyana no ku zirangingo mutubwiye uko ari 5 na enye nazumvise. Ariko ijyanye nabonye ko hafi ya zose ari twe tubigiramo uruhare kugira ngo bikoreke. Niba ari ukushyira Yesu hejuru, niba ari guhamya, gusangira ijambo no gusenga n'ibindi. Ariko ku ngingo ijyanye no kuzura umwuka wera ntabwo nasobanukiwe. Ese byo ko ntekeza ko ari igikorwa tutikorera, ibindi ko twabigiramo uruhare mu buryo buri direct ku mwuka wera, aho byagenda bite? Ahubwo nicyo cyoroshye. Genda wicare nkusobanurire. Buriya hari ibintu abantu bakunda gukomeza cyane kandi ari byo byoroshye. Kera nkikizwa yewe nakijwe mfite fire yo kuvuga ubutumwa. Narabwirizaga nkafata taxi njyanywe no kubwiriza muri taxi, nkabwiriza ku muhanda no kereka hatari abantu gusa. Numvaga buri muntu wese agomba kumenya Yesu. Noneho nza gusoma igitabo kimwe cyasobanuraga ukuntu ugomba kwitwara kugira ngo uve mu muvuga butumwa ufite imbaraga. Ibintu 5 ugomba kuzuza kugira ngo uve mu muvuga butumwa ufite imbaraga. Avuga ngo icyambere ugomba kuba warabonye Yesu ukamumenya neza, kuko ni uzavuga. Kuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bakirizwamo uretse rya Yesu. Ishyiraho tiki, ndavuga ntuyuwe rwose turirirana. Icya kabiri ugomba kuba uri umuntu ukunda gusenga, kuko ni wo murongo wo kuvugana n'Imana. Ishyiraho tiki, ibi nabyo nakirijwe ari byo ndimo gukora. Icya gatatu ugomba kumenya ijambo ry'Imana neza, kuko niryo uzakoresha ubwira abantu. Ishyiraho tiki.
icya kane ugomba gukunda abanyabyaha ukajya ubabwira kuzura umwuka ucakaza ibyaha ntibijyana, cyangwa wuzuye wowe. Hari igihe umuntu aba ari full of himself, Imana ikavuga ati uyu muntu nimwuzuza umwuka azakora amahano, ikagutwara buhoro. Njye nibwira ko ariyo mpamvu ngira ngo rimwe na rimwe tutuzura umwuka, nuko ivuga ati uyu nimwuzuza umwuka azakora amahano. Imana ishobora kukuzuza umwuka ukamugurisha, ukajya wirirwa gukora ibitangaza. Ubuze ntabwo mujya mubibona, ukajya wirirwa gukora ibitangaza cyangwa usezeranya ibitangaza, kuko umwuka arakureka. Iyo watangiye kubikoresha nabi arakureka, ukajya ndagusengera. Wenda wigeze gusengera umwe cyangwa babiri, ubona barabyaye, utungu uri nanjye naciye ibintu, ndagusengera nutabyara uzaza ubimbaze. Izo nyigisho njya nzumva nkavuga ni bantu b'Imana. Umuntu aratinyuka agasezeranya abantu ibintu atazakora. None se utegeka umwuka cyangwa umwuka niwe ugutegeka? Shyira amafaranga hano usengere, nudasubizwa uzaze kubimbaza. Ibe icyo gihe Imana ishyiraho feri ikavuga ngo karero gake na feri, uyu nguyu nitumwuzuza umwuka azawugurisha, mwe mumuretse. So itunganye, uhabwe umwuka ugiye kuvuga Yesu, ibindi Imana izabyikorera. Erega nabyo bifitemo inyungu. Wari uzi yuko Imana ifite inyungu yuko tuba revived? Kuko Yesu yapfiriye abantu kuko abakunda. Kuba revived Imana bifitemo inyungu. Iyo yashyizemo igishoro gikomeye, Yesu yashyizemo amaraso ye, ni igishoro kiremereye. Uri yarafitemo inyungu yuko twuzura umwuka kugira ngo cya gishoro cye gupfa ubusa. Ahubwo nimugire umwete, mugire inyota, mugire inzara, twuzura umwuka dukore imirimo y'Imana mu mbaraga nke. Naho ubundi kuzura umwuka byo biroroshye. Ntubyumva se? Byoroshye nko kwegereza ukamubwira ngo Mwami Yesu, ko mfite inzara n'inyota, wanyujuje umwuka nkagukorera. Uzasenge gutyo bigira umuco, uzatangira kubona bikoreka. Ari ufite ikindi kibazo? Yego Seza. Sashimwe. Amen. Ndiye kubaza muri magufi, ariko ibibazo byanyu biragutse, yafata umwanya, ariko ndavuga muri magufi. Urabona ibyari muri ba Pawulo na ba Petero barabihinduzaga, byazanaga ububyutse. Ndavuga ngo abigisha bahinduraga abigishwa, kubera ko Yesu yababwiye muzababwiye ibyo nababwiye byose, ndi kumwe nabwiye no kumera Yesu. So ikibazo nabigisha, kubera ko nanjye mbirebye kera yo wahihanaga wumvaga icyo wihanye utazagisubiramo, ariko ubu hari umwuka mubi urarepeta kwihanura, asubiramo n'ibindi. Rero sinzi niba ikibazo ari abigisha cyangwa niba ari abigishwa. Icyo ni kimwe. Icyo ni kimwe. None se twabasore muri cya gihe cy'abarandasi b'impumyi ebyiri noneho nsoza rero nabazaga iki gihe tugezemo ni ikirihe torero mu matorero arindwi? Ni Rehodokiya, Philadelphia, Efeso. Cyakora nifite ibibazo byinshi. Icyo ukihoreye. Ngarukiyaho. Reka uri bugarukiyaho. Kiriya kibazo mbajije niba turi Laodiceya, turi reka ndaje nkisubize gutya. Ariko warubajije ikibazo cyiza, kibaza ngo ese ni ikibazo cy'abigishwa cyangwa ni ikibazo cy'abigisha? Ni bombi. Ni bombi kubera yuko ari abigisha twebwe. Icya mbere gikomeye mu bigisha ba none, ntabwo tukigenda mu birenge by'abatubanjirije. Uti kuki? Icya mbere, ubu Yesu twatangiye kumushyiraho question mark, kumushyiraho ikibazo. Abantu bagatangira kuvuga ngo ariko ngo mujye mugerageza muvuge Imana ngo kuruta uko muvuga Yesu, kuko Yesu ngo adutandukanya n'abandi. Ahubwo ubu nicyo kibazo gikomeye dufite. Abantu barimo barazana ubutumwa bukuramo Yesu. Aho ni hamwe.
iyo nekimenisme ikuramo Yesu. Ibyo mvuga je mbifitiye gihamya, sinjya mvuga ibintu by'amagambo gusa. Nigeze kujya kwigisha ahantu barambwira ati cyakora ugerageze udufashe, ukoresha Imana ntukoreshe Yesu. Ndababwira ni mumbabarire, ntabwo ngewe ndibuze, kuko sinshobora kuvuga Imana nkuyemo Yesu, kuko ntabwo nawe nyigisha ubutumwa bwiza twigisha bwubakiye kuri Yesu. Icyo ni kimwe. Ahandi Yesu turamuvuga, ariko tukamuvuga nk'uko twigisha imibare. Ntabwo duhamagarira abantu kwakira Yesu no kumwumvira. Turamuvuga muri rusange, ariko uzumva hari abantu bakigisha nka ba Paulo ngo babwire batumva uyu Yesu mugomba kumwakira ngo bashyiremo imbaraga babitindeho. Dusigaye dufite inyigisho ziryoshye zifata amagambo kuko twarize cyane tukayasatura, ugafata agashoka ijambo karyasa ugakuramo umwasi umwe, ugakuramo n'uwundi nawe ukongera ukawasa, ukabwira abantu ukuntu aya magambo avugwa mu Giheburayo no mu Kigiriki no mu Kilatini, mbese tukaba informative, tukabaha abantu information. So ingingo ya mbere ya Yesu rwose yo ushatse, ntabwo Yesu akiri umwami. Umupastor umwe twigeze kujya mu nama imwe, hari harimo abayobozi ba leta, n'itorero ryari rifite ibintu by'intambara n'amakimbirane, aravuga ati jewe sinshobora kurekura paruwase yanjye ni umugabo umwe muri abo ngabo nyine aravuga ati paruwase yawe wapfiriye se, waviriye amaraso, wasigaye ari amatorero yacu, torero ryanjye. Nta burya muzabyitegereze neza, nyamara ibyo mbabwire mushobora kuba wenda mutabisesengura cyane, ariko Yesu ntabwo agifite imbaraga nk'izo. Turamuvuga ariko ntabwo afite imbaraga muri twebwe nk'izo yari afite muri abo batubanjirije. Rero noneho tujye ku byo kuzura umwuka bisigare nk'agakino, ni game abantu bakora. Umuntu araza akazunguza ikota, abantu bakikubita hasi, umwuka wera asigaye ari ikinamico. Kandi ugasanga aho ngaho niho abantu bose birunze ngo bagiye ngo kuzura umwuka, ngo bajunguje ikote twikubita hasi. Mwikubise hasi hanyuma bigenda biti. Hari utuntu twinshi buriya Seza, hari utuntu twinshi twapfuyemo hano, kandi iyo byapfiriye hano no hepfo aho birahapfira, kuko buri mwigisha asa n'umwigishwa we. Na Yesu yaravuze ngo birahagije yuko umwigishwa amera nk'umwigisha. Abantu benshi basigaye bagira amatsiko gusa yo kuza kwirebera ibintu by'ikinamico. Abantu ntibihannye ibyaha. Muri kino gihe utangiye kwigisha inyigisho zo kwihana ibyaha, abantu bamwe baravuga ati nukomeza kuri abantu bazashira mu rusengero. Uzabitege amatwi uzabyumva. Kubera iki? Kubera ko kwihana ibyaha bibangamira abantu bamwe na bamwe, kandi bafite umumaro entre guillemets. Ugasanga abantu baratinya kubwira abantu ko bagomba kwihana ngo kashi zitagabanuka. Nyamara burya hari ikintu abantu batazi. Paulo yaranditse aravuga ngo aba bantu batizera Imana ngo no mu mirimo myiza bagira umumaro muke. Ibyo rwose igihe ndi umugabo kubihamya. Abantu badakijijwe burya bagira umumaro muke. Rero usanga dufite byinshi byapfuye. Ni revival tuvuga burya byinshi ushobora kuba ariho byahombeye. Reka twumve abantu bari hanze. Yego. Murakoze. Ikibazo cyane kirenda gusa nk'icya Cesar ariko gitandukanyeho gatoya. Ubundi ijambo ry'Imana ratubwira ngo tujye twigira ku birenge by'abatubanjirije, kandi tujye tubasengera tukomeza ngo tugendane nabo. Buriya ikibazo mfite mu Rwanda, dufite abapastori, dufite amadini, dufite abantu benshi bemera Imana, biyobokamana. Ubundi iyo tuje mu rusengero mukatubwira Imana mukayigenderamo, natwe tukayibabonamo, byatera intambwe natwe abakristo kugira ngo tugende uko bikwiye. None ba Paulo ko babikoze, ba Petero n'abandi bavugiye Imana icyo gihe, abantu bakabera icyitegerereza abo babwiraga. Byagenze bite kuba pastori n'abakozi b'Imana? Icya kabiri, mu bukristo bwacu uhagarara mu kwemera kwawe no gukiranuka no kubwiza abantu kuri,
mwene so wamubwira uti akabwa atari kujya ugerageza nawe kwihangana nk'umukristo wihangane uwagukoreye icyaha nabibone ko ari icyaha ahubwo akumva ko ari ugomba guhinduka ugasa nawe kugira ngo mukomeze kujyana. Giye nabazaga kanoni muri uru rugendo rwo kumenya Imana no gukiranuka cyane cyane mu ruhare rwanyu nk'abapastori nk'abashumba kunama Imana yabaragije kugira ngo mukomeze kuzerera imbuto kandi nazo zibakurikire ko muri ndererwamo muri itara muri umunyu birapfira hehe. Icya kabiri kuba Kristo bahisemo ariko society ikabumvisha yuko kugira ngo ukomeze kubana n'abantu nuko wiyadjustinga nuko ugomba kumva ukabana nabo kandi ukagerageza kuba abo bantu mwatugira nama kimurakoze. Cyo ni ikibazo kirasa na kiriya Cesar yabazaga avuga ati se tugeze muri hetorero ngira ngo tugeze Laodikeya kubera ko hari ahantu abantu badamarara Imana ikavuga ati ariko abantu ntabwo bazi ko ari abatindi bo kubabarirwa badamaraye mu byaha ni impumyi zitareba. Noneho rero icyo baza kavuga uti iba nari mfite umuti nanjye nawutanga nkawuvuguta rwose abantu bakawumva ariko murambaza muti biterwa n'iki biterwa n'ibyo nababwiraga nyine ariko byarahanuwe byose nta gishya. Pawulo yavuze ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya ngo abantu bazaba bikunda ngo bakunda impiya ngo bikakaza. Urumva rero nicyo kibazo dufite muri kino gihe nibyo nababwiraga ni iyo Yesu yaretse kuba umwami nikorera ibyo nshaka niho hazavamo ibyo ngibyo urimo kuvuga niho hazavamo ibintu by'ubusambanyi ugasanga umuntu ni umushumba ariko niwe urimo gutera intama inda ugasanga umuntu ni umushumba ariko iyo bigeze ku ikasha ararindwa ugasanga turimo turarwana turabyigana kuki turwana ntabwo turwanira kugira ngo tuze kubwiriza kuko ubundi kubwiriza ntibisaba ko tubirwanira turwana kuko tugomba kwicara kuri ziriya ntebe. Rero bikubwira ngo ikibazo kirimo ibyo byose biva hehe biva iyo Yesu yaretse kuba umwami bipfira muri ya ngingo ya mbere iyo Yesu yaretse kuba umwami twikorera ibyo dushaka turamutse twibuka ko Yesu atureba akaba umwami koko akaba umwami w'itorero agashyirwa hejuru ni nabyo njya mbabwiriraga ubundi burya Yesu yaje akaba ari mu hano ari present nibyo bindi byose tuba tuvuga byahita bivamo. Bariya abantu bagiraga imbaraga kuko bashyiraga Yesu hejuru kandi Yesu yaravuze ngo uwo mwuka wera naza azampamya ntabwo azaza guhamya Rutayisire ntabwo umwuka ari interese yo kwerekana ko Rutayisire ari igitangaza. Deje utangiye kwigira igitangaza we aritarura akavuga tuke fine ubwo utangiye kwiyamamaza ikorere wenyine kuko ibyo ni ibyawe sibyo bantu. Buri impamvu umwuka agenda ava mu itorero na Yesu agahagarara hanze muri ahantu aho muri ntuza mu gice cya gatatu aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Bishoboka bite ko Yesu ahagarara hanze agakomanga ku rugi rw'itorero rye tuba twamusohoye. Bamubwira ngo Yesu uri trejena rega burya Yesu ari trejena ku bantu batamukunda arabangama cyane ujya kwisambanira akakubwira ko ari umwami atabishaka wajya kwirira kashe akaguha guhagaze hejuru wajya kwikubitira umuntu akaguhagarara hejuru abantu bakavuga ati buriya Yesu ibe trejena arabanga bakamubwira ati rero Yesu tugirire neza ubuhagaze hanze twiyoborera itorero. Cyo ni ikibazo ntabwo nshaka gutanga ingero nyinshi kuko iyo utanze ingero nyinshi abantu bisigaye binangora cyane. By the way nibyo wavugaga bisigaye bingora kuko wigisha abantu wavuga ibiri byo batandukanye ariko twanariyemera cyane ngo avuga ko ari we muntu ukizwa wenyine. Iyo statement mwari mwumva nyivuga ariko bivuze ko abantu badakizwa bumva ko urimo kuvuga ko ukizwa wenyine. Tugomba kugarura Yesu akaba umwami mubishaka mutabishaka tugomba kubivuga n'imbaraga nyinshi kandi ntabwo ari question d'orgueil ntabwo ari ukwiyemera. Jewe nzi Yesu untera ubwo amaso ya Yesu sinjya mbona ahantu umuntu aca ngo akora ibintu byinshi nk'ibyo murimo kuvuga kandi Yesu akureba. Ntabwo Yesu akiri umwami mu buzima bwa benshi ahubwo namwe mwigenzure twe kujya tuvuga ibintu ngo tubishyire kure natwe twigenzure natwe twicayemo hano aho niho ikibazo kiri. So niba dushaka ko ibintu bisubira ku murongo nawe rero ibyo abantu bakubwira ngo gerageza ngo wiyadabute juste mu bantu biyadabuta kuko ntibashaka kwiyadabuta ku byo Yesu yatubwiye. Ubundi ntabwo nagombye kwiyadabuta ku by'isi
isi niyo yagombye kwiyadabuta ku byanjye. Ariko uru rugendo kuko buri muntu wese azimurikira imitwaro ye, je préfère yuko abantu bamvuga nabi kuruta yuko navuga nabi Yesu cyangwa akamvuga nabi. Gendana na Yesu, abandi bihurire. Ubundi wowe na Yesu muba muri majorite, sinzi n'impamvu abantu babitindaho. Ntibabyemera ko babibaza mu ruhame. Umva Seza, buri muntu azimurikira imitwaro ye, ujye umbaza iby'Iremera. Ibyani Remera sinaguhaye mikrofone. Jewe nemera ko mumbaza mu ruhame. Umva nyine buri muntu azimurikira imitwaro ye. Reka tubyihore byo gukritika sibyo byatuzanye. Reka turebe abari hanze. Umuntu akizwa akaba yanakura mu Bukristo, abana n'umuntu kuki yashyizeho umugore, yashyiraho n'umugabo ko udakijijwe udashaka no gusenga rwose. N'umugabo wakibajije ndabyumva, ariko reka nongereho n'umugore. Birasa n'ibyo narishubije James. Umva, wabana n'umugore udakijijwe, wowe era imbuto zo gukiranuka. Wabana n'umugabo udakijijwe, era imbuto zo gukiranuka. Hari n'igihe imbuto zawe arizo zizatuma akizwa. Ibyo byuko usenge, umutware neza, umworohere, umukunde, umukuyakuye, umubyinirire, umugurire kado, umubwire Yesu. Hari igihe azavuga ati ariko umuntu umenya kugira Yesu ari byiza. Icyakora ntuzamwereke Satani. Ngo umugabo umwe yajyaga abwira umugore akamubwira ibya Yesu, umugore yanga kumva, nyine ashinga ijosi buke yamukubita inshyara aramubwira ati umva, maze imyaka nkwereka Yesu byanze gufata, reka nkwereke Satani wenda wahitamo. So ntuzamwereke Satani, uzamwereke Yesu. Hanyuma niho uzura umwuka, hari igihe umwuka azamwemeza ibyaha bye. Reka twumve uyu Lioneri niyo mwungere. Amadini menshi bigisha ibya Yesu, none iry'ukuri ni irihe? Nta dini ry'ukuri riruta irindi. Wowe ujye ushaka aho bavuga Yesu bakigisha ijambo ry'Imana ryuzuye. Ibyo kugereranya amadini sinjya mbikora. Oya, ko ntacyo byungura. Ahubwo ziriya nyigisho nizo zisha ibintu. Umuntu akaza ati dini nyakuri ni iryacu. Riryanyu ririmo iki? Ntabwo Yesu ari prisoner w'idini runaka. Nimuvuge Yesu muzima, mubwire abantu kuzura umwuka, mubigisha ijambo ry'Imana ryuzuye. Iby'idini ntimukarate idini, nta dini. Nta dini Yesu yasize. Ubundi muzitegereze no kwitwa abakristo, ntabwo Bibiliya twitaga abakristo. Ubundi Yesu agenda, abigishwa ba mbere bitwaga abantu bayanzira, abantu b'inzira ya Yesu, bagenda nk'uko Yesu yagendaga, nk'uko Yesu yavuze. Hanyuma bageze Antiyoki mu bapagani babita abakristo, bihinduka idini. Umuntu umwe yabivuze neza, ubundi Yesu yasize ubukristo nk'imibereho. Bigeze mu Bagiriki babihindura filozofi, ibintu bya speculations. Bigeze mu Baroma babihindura politike, biravanga. Bigeze mu Burayi hirya no hino babihindura idini, batwambika imyenda, batwambika, hanyuma birangije birapfa. Muri kino gihe abantu basigaye bakunda idini kuruta uko bakunda Imana. Aho kugira ngo tujye impaka uyu buryo tuzubaha Yesu, tukajya impaka za ritari. Bati hano rwose inaritari, ariko inaritari. Inaritari yabaye iki? Inaritari rwose, inaritari ukabona aritari yabaye aritari. Ibyo ni idini. Ibyo ryo ntabwo, ariko ntimuzabinzize. Hanyuma ese pastor ubona ari iki cyakorwa abantu bagakanguka? Ese niki cyakorwa umuntu akaba uw'Imana yishimira? Ariko ibintu nabibabwiye. Uwo Imana w'Imana yishimira, fata Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Ubanze wihana ibyaha byawe ubivemo, ugende buri munsi wumvira Yesu nk'umwami wawe. Icyo ngicyo kirahagije. Iyo wambaye Yesu, Imana irakwishimira. Wihana ibyaha akaba umucunguzi wawe, kuko dukizwa ku buntu, ukemera kumwumvira nk'umwami wawe, Imana ikakwishimira. Njya mbibwira abantu, iyo wambaye Yesu uhumurira Imana. Kera iwacu twajyaga dupfusha inyana, inka yaba yapfushije tukabaga inyana nyine, ubwo bitewe zimwe zabaga zishwe n'ibikira nyine zanyoye amata menshi. Noneho ugafatagaho ko inyana yapfuye, ukakambika inyana nzima, ukagenda ugatsindira, niko twabyitaga.
inka igakubita amazuru kuri ka gahu k'inyana yayo yapfuye ikagira ngo n'inyana yayo wayizaniye, yamara kuyimenyera ugakuraho. Natwe burya Imana itwitsindiraho, twambara Yesu, Imana ikabona Yesu muri twebwe. We fata Yesu tu, wuzura umwuka, ugendere mu mbaraga z'umwuka no mu mbuto z'umwuka, wumvirira ijambo, ahasigaye rwose Imana izakunezerwa. Ntabwo bisaba ibintu byinshi. Reka dusoreze aha ngaha, dusenge, isaha yarenze, ariko Imana ibaha umugisha. Kandi ibyo twiga mu bishyire mu bikorwa, niyo mwaba mungana mutya mwenyine murahagije kugira ngo Imana ikore ibikomeye, ihembure umurimo wayo. Imana ibaha umugisha. Reka dusoze, duture abacaci wodenzi cyangwa aba protokole niba hari abahari badufashe, hanyuma nitumara gutura dusenge dutahe. Tuzakomeza kuwa mbere utaha ubwo afite ibindi bibazo. Kuwa mbere utaha daheri oya, ushobora kutazabona umwanya munini cyane, ariko nabwo ushobora kuzabigira bigufi, nkabasigira umwanya munini wo kongera mukabaza ibindi bibazo. Ariko ntabadufasha bamenyereye guturisha, abandi turakoresha telefone, ariko araho njya mbona bakoresha igiseke. Aya maturo dutuye kuko nayo nishimwe ryacu ry'uko waduhaye ibidutunga, iteka ryose ukaturamburira ibiganza. Kuko twarambuye ibiganza dutura aya maturo, ari kuramburira ibiganza byawe, guha umugisha imirimo y'amaboko yacu, kandi aho tugenda hose dusohoreze amasezerano watanze kuba kubahisha ubutunzi bwabo. Ujye ukubita indyanyi ku bwacu, ujye wagura imbago zacu mu byo dukoze byose, kandi aya matura kunezeze iminsi yose, ajya akora umurimo wawe kugira ngo nawe uheshe izina ryawe icyubahiro. Turasenga Mwami duhagurutse dutashye, turasengereza inyigisho tumaze kwiga, udufashe ibi bintu bibi ingenzi mu buzima bwacu. Mwami Yesu, duhe kugutumbira, uduhe kugendera imbere yawe nk'umucunguzi n'umwami wacu, kandi uhindukire inzara n'inyota dufite yo kubona ububyutse buza mu itorero, inzara n'inyota yo kubona duhembuka mu buzima bwacu no mu miryango yacu, uyisubize, uhembure umurimo wawe, kandi utwereke uhembutse rwose. Ujye wumva gusenga kwacu, utwuzuza imbaraga z'umwuka wawe wera, kandi mwuka wera natwe uze utwigishe uko wigishije bariya batubanjirije, abari kutwigisha mu byo dukora byose, kandi iri jambo uritwigishe turimenye, natwe dushobore kuryigisha abandi. Ubane natwe dutaha, turindire mu nzira zacu, uduherekeze, kandi aho tugiye hose tujyane impumuro nziza ya Kristo. Reka buri muntu wese agendane nawe, kandi ukomeze kumukoreramo no kumukoresha, ukomeze kumugirira neza. Reka umugisha utanga urenzeho twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ubane natwe twese n'abacu bose ibihe byose. Irembo ryera TV. Aya maturo dutuye kuko nayo nishimwe ryacu ry'uko waduhaye ibidutunga, iteka ryose ukaturamburira ibiganza. Kuko twarambuye ibiganza dutura aya maturo, ari kuramburira ibiganza byawe, guha umugisha imirimo y'amaboko yacu, kandi aho tugenda hose dusohoreze amasezerano watanze kuba kubahisha ubutunzi bwabo. Ujye ukubita indyanyi ku bwacu, ujye wagura imbago zacu mu byo dukoze byose, kandi aya matura kunezeze iminsi yose, ajya akora umurimo wawe kugira ngo nawe uheshe izina ryawe icyubahiro. Turasenga Mwami duhagurutse dutashye, turasengereza inyigisho tumaze kwiga, udufashe ibi bintu bibi ingenzi mu buzima bwacu. Mwami Yesu, duhe kugutumbira, uduhe kugendera imbere yawe nk'umucunguzi n'umwami wacu, kandi uhindukire inzara n'inyota dufite yo kubona ububyutse buza mu itorero, inzara n'inyota yo kubona duhembuka mu buzima bwacu no mu miryango yacu, uyisubize, uhembure umurimo wawe, kandi utwereke uhembutse rwose. Ujye wumva gusenga kwacu, utwuzuza imbaraga z'umwuka wawe wera, kandi mwuka wera natwe uze utwigishe uko wigishije bariya batubanjirije, abari kutwigisha mu byo dukora byose, kandi iri jambo uritwigishe turimenye, natwe dushobore kuryigisha abandi. Ubane natwe dutaha, turindire mu nzira zacu, uduherekeze, kandi aho tugiye hose tujyane impumuro nziza ya Kristo. Reka buri muntu wese agendane nawe, kandi ukomeze kumukoreramo no kumukoresha, ukomeze kumugirira neza. Reka umugisha utanga urenzeho twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ubane natwe twese n'abacu bose ibihe byose.